by'ingenzi. Icyiciro cya mbere dusangamo ubwo buhinzi n'ubworozi, icyiciro cya kabiri dusangamo inganda nto n'iziciriritse, aho dusangamo transformation iva muri primary sector, tukazana n'igice cya gatatu muraza kugisanga muri kino gice, aho dufite bafatanyabikorwa bazobereye mu kwigisha mu buryo bworoheje umuturage uzi gusoma no kwandika, kandi agahabwa inyigisho ku buryo bworoshye, akaba yahindura sosiyete ikaba nziza. Ngira ngo uko twatangiye twavugaga ko ba rwiyemezamirimo ari abantu ubundi bagendera mu mvugo y'umugabo witwa Baden Powell, yabayeho mu hagana mu 1857. Yari umwongereza ariko yaje muri Afurika, cyane muri Afurika y'Epfo, ariko yaje kugwa muri Kenya. Afite icyo yaravuze ngo duharanire gusiga isari nziza kuruta uko twayisanze. Ba rwiyemezamirimo muza kubona hano bari kugendera muri iyo mvugo y'uko baharanira gusiga isari nziza kuruta uko bayisanze. Aho muza ngira ngo twavuga hari ambaruberwe made in Rwanda irahari, ndetse hari n'ubukorikori bushingiye mu kurwanya ikoreshwa ry'inkwi. Ubwo murumva ko ari uguharanira isi kuruta uko twayisanze, kuba ari nziza kuruta uko twayisanze. Muraza kubona amashyiga ya kijyambere ashingiye mu kurwanya gukoresha ibiva ku nkwi, ariko no kubungabunga ibidukikije. Ariko ikindi nanone cya kabiri kiranga rwiyemezamirimo, ubundi bitwa ba mutarambirwa. Iminsi 3 bari biteze ko mushobora kuza ku munsi wa mbere, ariko ku munsi wa gatatu mwaje. Ntabwo rero barambirwa, kandi n'abantu baba bashaka kugira inyungu, ariko inyungu bakayibona mu nzira nziza. Nyakubahwa Vice Mayor, Nyakubahwa Deya, kwa Perezida wa JA, mwafata rero nk'uko gahunda ibidusaba, abayiteguye tukajya gusura izo stand. Twamara kuzisura, ubwo gahunda iza gukurikiraho bitewe n'uko igihe kiza kubitugenera, n'ubundi turaza twabwira ikiza gukurikiraho. Mwanyemerera tugahaguruka tukajya gusura stand duhereye hari hepfo, tukaza gusoreza hano haruguru tugaruka mu byicaro byacu. Urakoze. Umuryango AAA mu Nyafurika w'ivugabutumwa dufasha abana b'abakobwa guhera ku myaka 10 kugeza ku myaka 24. Hari ababa baravuye mu ishuri, tubafasha kwibumbira mu matsinda. Muri ayo matsinda tukaba twabatera inkunga, ariko habaho n'abagarukiye nko mu wa 3 segonderi, tubashyira mu ishuri bakabasha kwiga umwuga. Uwo mwuga ukaba wagira icyo ubamarira. Aha ngaha muri kuhabona ababashije kwiga ubudozi, badoda ibikapu, hariho abadoda imyenda, hari ababashije kwiga gukora inkweto, hari ababashije kwiga gukora amasabune. Hari itsinda ry'ababyeyi muri gahunda y'umushinga tubita FEM. Ababashije nabo kwibumbira mu itsinda ryo kwiteza imbere, babasha kudoda ndetse no gukora udupupe. Muratubona hariya, hariho abize photography, barafotora. Ni karibu muduteze. Ofisi iri aha ngaha, hari abakorera Kimironko, hari abakorera Ijari, hari n'abakorera Induba n'Iremera. Kamugeme Merine, imisandi ya sekiteri y'ubuhinzi, ikabiterwa inkunga n'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi, bigashyirwa mu bikorwa na AAA na Tiafan. Duhinga urusenda rutandukanye, duhinga urusenda rwa piripiri, tugahinga urusenda rwa kayene rwumishwa, ndetse tugahinga na batayi n'imiteja. Rero twabonye amahugurwa menshi atandukanye, tubasha no kongerera agaciro urusenda. Muri kubibona hariya. Ni karibu rero mwaduhaye. Amadata ariho. Hamaze nk'amezi 2 dutangiye kubikora. Turayumva, turi kugerageza kubikora. Turayizi. Murakoze.
ni mu ruganda rwa Veget Solution gukora ku mboga. Imboga ni ikintu cyane ikibikige igihe kinini. Twagize igitekerezo cyo kujya twumisha imboga kugira ngo zibikwe igihe kinini tukazikoramo ifu. Dufite ifu y'inyanya ari iyi ngiyi, tukagira ifu ya tangawize, tukagira iyi ni ifu ya beterave ushobora gukoresha uri kunywa mu mazi cyangwa tukayishyira ku biryo. Tukagira n'amajyane akozwe muri karoti na beterave na sinamoni ku bantu bagira ikibazo cy'umuvuduko cyangwa umutima badafata amajyane arimo kafeyine, abo twabatekerejeho. Tukagira n'ikirungo ku kino gikubiyemo gurusumu mu kirungo kimwe. Twabikoze dushyira mu kirungo kimwe mu rwego rwo kwirinda kujya dukoresha ibintu birimo produit chimique, tukajya dukoresha ibintu byakorewe hano iwacu bitongewemo izindi produit chimique. Karibu rero mwaduhaye. Dukorera Bumbogo mu kagari ka Kinyaga, umudugudu wa Muhozi, muri kariya gakiriro ka Muhozi. Ikarito ya beterave tuyigurisha 5,000 n'amajyane. Twagiye dufunga buri karito tuyigurisha 5,000. Hari iyirimo 12, harimo 32, iy'ibirungo irimo 32 twatekereje ukwezi kose. Iy'inyanya irimo 12, tangawize ni 30, amajyane harimo 20 na beterave ni 12. Murakoze. Turi hano turi umuryango witwa Rwari n'umuryango utegamiye kuri leta udaharanira inyungu ariko kandi ukorana na leta, ufasha abahinzi kwiteza imbere mu bijyanye n'ubuhinzi bakora. Dukorana cyane ubu n'abahinzi bahinga ibigori n'ibishyimbo, cyo tubafasha n'iki kuzamura umusaruro mu bwinshi no mu bwiza ndetse no kuwujyana ku isoko kandi ryiza. Ino sitande yacu nk'uko muyibona iragaragaza muri makeya ibyo tuba turimo n'abahinzi kuva mu guhinga. Murabona ko twaje kwerekana inyongeramusaruro zikoreshwa, ariko kandi tunerekana aho ibigori bifite bigeze byera. Murabona ko bitarera biruma, ariko nanone tukerekana ubwiza bw'umusaruro wandi kugeza ku masoko ukenewe. Nk'uko mubona hano hari ibigori bivangavanze, mujya mubibona ku masoko. Hari n'ibyiza, hari nabyo tugeza kuri ya masoko bifuza ko abahinzi bageraho. Hanyuma y'ibyo rero ntabwo tugarukiraho, kubera ko abahinzi bahinga bakabona amafaranga avuye mu byo bakoze, dufatanya nabo kubahugura mu bijyanye n'imirire myiza, gukoresha indyo yuzuye. Hano murahabona isahani twagerageje kwerekana ko indyo yuzuye igomba kugirwa n'inyenyeri enye. Inyenyeri enye tubabwira kandi baranabizi ko indyo yuzuye igomba kuba igizwe n'inyenyeri enye. Ikomoka ku matungo, imboga n'imbuto, ibinyabijumba n'ibinyampeke ndetse n'ibinyamisogwe. Rero ntabwo tubwira abahinzi gusa, ahubwo turabizi buri umwe wese twumva hano. Indyo yuzuye kuyirya biroroshye kandi birashoboka, tutitaye kuri ba bantu batubwira ngo indyo yuzuye iribwa n'abantu bakomeye gusa, abakire cyangwa se abishoboye. Nk'uko mubona kuri ino sahane ikomoka ku matungo, ishobora kuba amagi, ishobora kuba indagara za 200, ishobora kuba inyama, ingurube, kubazibona. Ariko n'utabonye cya kiro cya 4 yafata igi rimwe akarishyira ku ipura ku buryo byose ariye. Ikigori nacyo murakibona, si ngombwa azajya kugura impungure, ashobora kuba yariye ikigori muri cya gikoma yanyoye cy'ifu ivanze. Ibinyabijumba ashobora kuba yabonye ibirayi cyangwa se ibijumba bisanzwe cyangwa imyumbati cyangwa se iteke, bya biryo rero akaba ariho cya kinyakijumba. Imboga n'imbuto ashobora kuba yabonye za pogeri, ashobora kuba yabonye byacu zakase inshuro 3 cyangwa 4, ariko ntagire urwitwaza ngo yariye imbuto yuzuye. Hari n'abo tubona bafite n'ibinyomoro mu rugo ariko bakabigurisha nyamara badasigajeho icyo kugaburira abana nabo ubwabo. Sitande yacu irimo n'ibikoresho dukoresha twerekana ubwiza bw'umusaruro ukenewe
tubereka abahinzi ibipimo aflatoxine idakwiye kurengaho ku byemerewe kuribwa ndetse n'ibikwiye gukorwa n'ibiryo by'amatungo. Dukora ibintu byinshi kandi yacu kuyibona hano hari ibyo umuntu ushobora gusobanukirwa. ubundi mwabona imodoka zipakira umusaruro kubera ko hano ntibyakunda. ibi byo twaje kwerekana ibi ngibi ariko bigaragaza ngo umuhinzi kuva mu murima kugera ahunika kugera ku isahane ndetse n'iyo mafaranga yavuyemo hari imishinga myinshi dufatanya nabo gukora kugira ngo umuhinzi akizwe n'ibyo akora. akoze twebwe ntabwo tugurisha, turimo tubereka ko abahinzi bacu bakwiye kubaho. akoze icyo dukora ibijyanye no gukura umwana, kugobotora umwana mu ngoyi z'ubukene. Tubikoresha twita ku mwana kuva akiri mu nda, aho tugira porogaramu y'icyo bita CSP. Dufata abagore batwite tugakurikirana ubwo umwana agenda akura mu nda, yavuka akajya muri porogaramu twita CDSP, ibikora kwita ku bugingo, ku mibanire n'abandi ndetse no ku bukungu n'uburere. Dukora ibintu bitandukanye ariko muri uyu mwaka wonyine gusa kuri approach y'imiryango twashoboye gushyira hamwe dukora amatsinda. Ubu dufite amatsinda 148 afite amafaranga miliyoni 34 n'andi arengaho. Dukora kandi gahunda ya Girinka. Uyu mwaka twashoboye gutanga inka 37 mu mirenge yose dukoreramo, ariyo Rusororo, Bumbogo, Kinyinya, harimo Nkuzuzu, harimo na Munini. Ikindi dushyira ababyeyi mu matsinda y'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo bashobore kubona ibyo bagaburira abana babo. Ubu ngubu twatanze amatungo magufi 438 ni ihene n'ingurube, ariko twashoboye gutanga n'inkoko zigera ku 700 zirenga, twifashishije gahunda bagira yo kugaburira abana iki. Ikindi dukora imiganda rusange, dukora amahugurwa yo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, kuko nta rubyiruko tugira igikorwa ngarukamwaka cyitwa Free Lead gikangurira urubyiruko kwamagana ibiyobyabwenge. Ikindi tuzamura impano z'abana aho biga ibijyanye gushushanya, gucuranga, gukora ubukorikori, kuboha imyenda, kudoda ndetse no gukina umupira w'amaguru. Dufitemo abana bagenda babona amakipe bakinamo akina muri diviziyo ya mbere kandi bahereye muri iyo senta yacu. Ikindi twakoze kidasanzwe ni uko twasezeranyije imiryango 47 yabanaga mu makimbirane irakurikiranwa, irasezeranywa. ubu ngubu amakimbirane yaracitse no kwishyura abana b'ishuri ibikoresho. Murakoze. tukigisha n'abanyeshuri kudoda, cyane cyane urubyiruko n'abana b'abakobwa babyariye iwabo. tukaba twarabashije gusohora abana 422 muri uwo mwuga w'ubudozi. imyenda iri hano imyinshi nibo bayidoze. umwana wacu twigishije uruganda rumufata nta kibazo. urakoze. kandi iyi myenda yose niyo tudoda ku buryo wagira ngo ni mangaze kandi ariyo twidodeye. murakoze. Murakoze. Hanyuma mu byo dukora dufasha abana baturuka mu miryango itishoboye bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Hari inkunga tubagenera ijya direct kuri konti zabo. Tuhugura ababyeyi b'abo bana tukabashyira mu magurupe cyangwa se amatsinda agamije kwizigama, hanyuma tukabahugura n'ibintu byose bakora kugira ngo biteze imbere. Ni muri urwo rwego mubona hano hari ubukorikori twagiye tubigisha. Aya ni amasabune mubona akorwa n'itsinda rimwe. Hari amagurupe dufite amaze kugira inganda ziciriritse zikora isenda. Mu murenge wa Kinyinya turafite. Hari amagurupe dufite amaze kugera ku rwego rwo gukora imigati n'ibindi n'ibindi. Ibi ni bimwe mu bicuruzwa mubona biri aha ngaha muri products tumaze gukora nyuma y'uko Umwiza Rwanda ubugwaye mu matsinda dukorana nayo. Murakoze. Murakoze. Nitwa Mutungire Vedaste, mpagarariye koperative Isheja ikorera mu murenge wa Gatsata. Dukora inkweto mu rwego rwo kwihangira umurimo no kugabanya ibituruka hanze. Bigakora kwigisha na bagenzi bacu. Tumaze kwigisha urubyiruko 38 abo twigishije twabahaye akazi, abandi tubigisha kwihangira umurimo, bose barakora. Material ino hardcore
bikorera muri Kenya tugaragaza byose twaje gutekereza gusanga imipira yo guturuka hanze kugerageza gukora umupira ukomeye ku buryo wakwicwa n'izuba ntubashe kwangirika kandi ni mu ruhu rwiza turagira ngo dukorere ubuvugizi bugera ahantu hose ku isi ndetse no mu karere ka Gasabo hose no mu Rwanda. iyi ni isaza ikora ino sora ni Yego. bayitambitse ko ari bubi Turuka muri Kenya. Ibyo dukora bituruka inaha n'indodo zijyaho hamwe n'inshinge 28,000. Gukusanya plastique zakoreshejwe tukazikuramo amakaro, urabona ukuntu aba ari meza ndetse amakaro yacu avamo n'imitako n'ibindi umuntu yifuza gukoramo. Dufite imashini zikoresha elegitirisite, bivuze ngo ntabwo dusohora umwuka ujya kwangiza ibidukikije. Murakoze, nitwa Clementine Mukanizimana, aba nazimagarira kampani yitwa Nova Bambo Limited, aho dufata igihingwa cy'umugano tukagitunganya tugakoramo amaramusheti ajya ku matara, tugakoramo imitako ijya ku bikuta, tugakoramo utuntu twiza dushyiramo indabo ndetse n'utundi dukoresho dukoreshwa ushyiramo seriviyete hirya no hino hagiye hatandukanye. Igihingwa cy'umugano tukakibyaza umusaruro. Murakoze. Murakoze ku murimo. Murakoze, nitwa Ingabire Asina, abandi impunzi yabashije gushaka ibibereho mu buryo bwo gukora imitako. Nkora imitako yo mu nzu. Iyi ni sufura murayibona, ushobora kuyitegura ku meza igiye gufata ifunguro. Ni isutase, ushobora kuyitegura ku meza ugiye kuyiterekaho itase cyangwa ikirahure. Hanyuma iyi ni ivaze, ushobora kuyitegura ku meza. Murabona dufite n'inigi, dufite n'ibikomo, dufite n'amaherena, dukora imitako myinshi cyane ko mubona yuko dufite n'ibyo dukora mu ndodo. Ibi byose tubikoresha amaboko. Nkaba narihangiye n'umurimo wo guhugura izindi mpunzi. Mfite itsinda ry'impunzi mpugurira kuri centre communautaire Gikondo, mbafasha kwiteza imbere kugira ngo bahe ku bumenyi mfite. Murakoze. Murakoze. Reka mu buzima busanzwe ntitwari twabona ahantu ho gukorera, bikorera mu rugo, hanyuma rimwe na rimwe iyo habonetse isoko HCR niyo inyemvita nkajya kubimurika nkanacuruza nkiteza imbere. Ariko birantunze kuko mfite umwana ariga kandi yishyurwa minerivare n'ibi ngibi. Murakoze kandi turabashimira ko mwaduhaye ubuhungiro. Ndi umurundikazi, nageze mu Rwanda 2015. murakoze umwanya. Natwe twitwa Gathering for Health International, mu Kinyarwanda tugenekereje ni umurima w'ubuzima. Ni ukuvuga ngo intego yacu ni ukurandura imirire mibi. Dukorera mu turere 10 hano mu Rwanda, harimo Gasabo, Kayonza, Rutsiro, Karongi, Nyaruguru, Nyamagabe, Musanze, Burera, Gicumbi na Ngororero. Abagenerwabikorwa b'ikigo cyacu cyangwa umushinga wacu ni ababyeyi batwite bari mu gihembwe cya mbere ndetse n'icya kabiri. Bigishwa amasomo y'ubuhinzi, bakigishwa amasomo y'ubuzima ndetse n'amasomo y'imirire. Mu masomo y'ubuhinzi bigishwa guhinga imbuto
murabona biriya biti by'imbuto biri hariya ibyo byera izi mbuto ziri hano, noneho bagahabwa n'imirama. Hano dufite imirama itandukanye tubaha, noneho bakayihinga bagasaruramo izi mboga mubona aha ngaha, bityo bakabasha kubona ifunguro. Noneho kandi bahabwa nanone amatungo magufi harimo inkoko ndetse n'inkwavu. Icyo ni igice cy'ubuhinzi. Noneho ku bijyanye n'amasomo y'ubuzima bigishwa amasomo atandukanye, harimo nko kuboneza urubyaro ndetse n'isuku. Ku masomo y'imirire bakigishwa gutegura indyo yuzuye. Nimureba neza hano kuri imfashanyigisho mfite hariho uruziga rw'amabara ane tubasobanurira uburyo indyo yuzuye igomba kuba iteye. Twifashisha cyane ibimenyetso kubera ko abagenerwabikorwa bacu harimo abatazi gusoma no kwandika, kugira ngo nareba cya kimenyetso tuzarebe icyo kimubwira. Murakoze. Ikigo cyacu giherereye Indaya hariya, ariko ni mu murenge wa Bumbogo, akagari ka Musave, umudugudu wa Ruganda. Murakoze cyane. Hano mureba rero tugira porogaramu enye dukorana n'abana n'urubyiruko rufite ubumuga. Muri izo porogaramu harimo education, harimo economic empowerment, hakaba harimo ubuzima ndetse n'ibyo bita independent living. Ibyo dufasha rero urubyiruko n'abana bafite ubumuga ni ubuvugizi bujyanye n'ububera mu miryango yabo, aho imiryango ihugurwa uburyo bwo kwakira ndetse bakanasobanukirwa ubumuga n'iki, umwana ubumuga afite namufasha iki kugira ngo abashe gukura no kwiga neza. Mu gice cy'abajene rero tubafasha muri economic empowerment, aho tubashakira professional internship ku barangije amakaminuza bafite ubumuga, ndetse abatarabashije gukandagira mu ishuri cyangwa batazi gusoma no kwandika, tukorana n'amakampani agiye atandukanye, noneho bakigira ku murimo. Dufite iyitwa Wezo ICT Center. Iyi ni center yigisha soft skills, aho bafasha abajene bafite ubumuga kuba bakwiga ibijyanye na ICT ku buntu. Iyi ngiyi ikaba ari ICT Center, ikaba iri iherereye mu karere ka Kicukiro hafi Niboyi, ndetse nk'uko mubibona tugira material printing zifasha abana bafite ubumuga bwo kutabona. Iyi ngiyi ni printer bita Embossa, idufasha guprintinga ibitabo bya plaque, ndetse kugira ngo umwana utabona abashe gusoma inkuru ishushanyije, mu gihe n'umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Tugiye dufite ibitabo biri soft bifite video y'amarenga, ku buryo umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ashobora. Tukaba dufite iradiyo ikorera online yitwa uwezoradio.com. N'ubu ngubu iki gikorwa kiri kubaho, kiri guca online, abantu baragikurikiye, ari abantu benshi bagiye batandukanye. Iyo radiyo ikidufasha ni ugutambutsa ubuvugizi ku bana n'urubyiruko rufite ubumuga mu nzego zose, uhereye ku miryango yabo kuzamuka kugera ku rwego rw'igihugu. Muri make nayo ngayo umuntu ashobora kubasangiza. Tukaba dukorera Kimironko, hano hafi munsi ya Kimironko. Murakoze. Aha mugeze arakoze umugenzi wanjye kuba ntera impano. Aha mugeze naho ni ku ishingiro rya byose, ndavuga ishingiro ryo kumenya gusoma no kwandika n'inkingi y'ubumenyi bwose. Ni ukuvuga ko umwana tumutegura guhera akiri mu nda ya nyina, ariko cyane cyane iyo ageze mu mashuri y'incuke tumutoza kwiga akiri. Uyu rero ni umushinga wa leta y'u Rwanda uterwa inkunga n'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere n'ubufatanye n'ubutwererane mpuzamahanga USAID. Ubwo rero uyu mushinga ushyirwa mu bikorwa na Minisiteri y'Uburezi binyuze mu bigo byayo, icyitwa NESA n'icyitwa REB. Uyu mushinga rero gushyirwa mu bikorwa n'imiryango itatu, ariyo FHI, Save the Children ndetse na Florida State University. Uyu mushinga ukorera amashuri y'incuke ndetse n'amashuri abanza, ni ukuvuga amashuri 3,200 mu gihugu hose. Uyu mushinga rero uteza imbere gusoma no kwandika ururimi kavukire rw'Ikinyarwanda, kugira ngo Ikinyarwanda nk'ururimi kavukire kandi n'ururimi rw'igihugu yigishwe neza mu mashuri yacu y'incuke ndetse no mu mashuri abanza. Duhugura abarezi bo mu mashuri y'incuke dukoresheje
igitabo nk'iki kibigisha uburyo bwo kwigisha abana bakina, icyo gituma mubona biriya bikinisho abana mu by'ukuri biga bakina. Kandi duhugura abarimu mu mashuri y'incuke ndetse n'abo mu mashuri abanza uburyo bwo guhora batyaza ubwenge n'ubushobozi bwabo nk'uko biri muri politiki ya leta. Abana rero tubaha ibitabo byo gusoma mu mashuri y'incuke, tubaha ibitabo by'inkuru zitandukanye bituma bateza imbere ubushobozi bwabo bwo gusoma no kwandika, ndetse n'abo mu mashuri abanza tubaha ibitabo biri mu nzego zijyanye n'ubushobozi. Hano murabona ubushobozi bwo ku rwego rwa kabiri, ubwo hari n'ubwo ku rwego rwa mbere, hari ubushobozi bwo ku rwego rwa gatatu n'ubushobozi bwo ku rwego rwa kane, ndetse hari n'ubushobozi bwo ku rwego rwa gatanu. Umwana rero mwarimu agenda amuzamura mu ntera bitewe n'uko yashoboye kugaragaza ubushobozi bwe bwo gusoma. Twizera ko umwana washoboye kumva no kumenya agashobora gusoma no kwandika neza ikinyarwanda nk'ururimi kavukire bimworohera kwiga ururimi rw'icyongereza nk'ururimi azigamo ndetse n'ururimi rw'igifaransa n'izindi ndimi zose zishoboka, bityo akazaba umuhanga ari no mu mibare no mu bundi bumenyi bwa siyanse n'ikoranabuhanga. Murakoze cyane. Mbere ya byose nagira ngo mbanze mbasuhuze kandi mbifuriza ikaze kuri uyu munsi w'imurikabikorwa y'abafatanyabikorwa b'Akarere ka Gasabo. Nagira ngo ntangire mbashimira cyane mwese, haba abayobozi baje kwifatanya natwe ndetse na ba rwiyemezamirimo turi kumwe hano bihangiye imirimo. Mbashimire cyane kubw'ibikorwa byiza byinshi, kubwo gukoresha inkunga neza, kubwo gukoresha ubumenyi muhabwa neza, tukaba tumaze kumurikirwa ibikorwa by'indashyikirwa biri hano. Akarere ka Gasabo ni umwe mu banyamuryango ba JAF. Turabashimira cyane mu kudufasha guhuza ibikorwa hagamijwe kunoza igenamigambi rihuriweho. Nk'ubuyobozi bwite bwa leta tugira igenamigambi, tugira imihigo, tugira gahunda zitandukanye, kugira ngo nshimire nyakubahwa perezida wa JAF kudufasha kuba bitabonewe ingengo y'imari ndetse no gufasha abaturage b'Akarere ka Gasabo kwiteza imbere. Hari ibyiciro bitandukanye byinshi rero by'imibereho myiza y'abaturage, haba mu buzima, mu burezi, imibereho y'abatishoboye, muri serivisi, guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Ibi byose nagira ngo bibashimire kuko Akarere ka Gasabo turi akarere gafite ubutaka buhingwa kandi tugomba guhingira umujyi, abaturage bacu bakihaza mu byo bahinze ndetse bagasagurira n'amasoko. Kuba rero mudufasha kubazamurira imyumvire y'ubuhinzi, kubashakira ibyangombwa nkenerwa, amafumbire, imbuto, bakaba bahinga bakeza, tukagira ngo nabyo tubibashimire. Ikindi gikomeye, hari ikintu mudufasha gikomeye cyane cy'umusanzu wo kuduhugurira abakozi mu byiciro bitandukanye, induction courses, kugira ngo akazi kagende neza. Amahugurwa ni ngombwa n'ubumenyi ni ngombwa. Kuba rero mubidufasha bituma akazi koroha, bituma abakozi bagera ku nshingano, kandi iyo Akarere ka Gasabo dukoze neza inshingano bikagera mu mujyi wose, ni akazi gakozwe neza ku rwego rw'igihugu. Ni ishema ryiza ry'igihugu kugira abakozi basobanutse bakora akazi, byaba na ngombwa amahugurwa kandi akaboneka. Mu gusoza, nyakubahwa mushyitsi mukuru, nagira ngo rwose mbashimire cyane, nicyo nakongera kugarukaho abafatanyabikorwa bacu, kuko wa musaruro mubona, uko twese imihigo, uko turwanya igwingira, uko turwanya ubuzererezi, uko turwanya imirire mibi mu bana, zanda z'imburagihe, bya bikorwa twavuga bibi bishobora gutuma iterambere ry'umujyi ritagerwaho, aho ukuboko kwa leta cyangwa se ingengo y'imari ya leta itageze, JAF izamo tukabyuzuza, tugakomeza kugira umujyi mwiza ukeye kandi utekanye, ndetse n'umuryango ushoboye kandi utekanye, tubifashijwemo na JAF y'Akarere ka Gasabo.
nyakubahwa muyobozi w'umujyi rero nagira ngo namwe rwose muze kudushimira jafu y'akarere nk'abafatanyabikorwa b'imena kandi tunabizeza ko nabo icyo badukeneye cyose nk'akarere turahari tukagifatanya kandi tuzakomeza gufatanya. Murakoze cyane, ndabashimiye. nyakubahwa muyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije, nyakubahwa w'akarere ka Gasabo, ba nyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye, abafatanyabikorwa, nagira ngo umwanya nk'uyu nguyu mu ntiza amashyi dushimira abayobozi bacu baje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyo gusoza iri murikabikorwa n'ubundi by'abafatanyabikorwa b'akarere. Nyakubahwa muyobozi, abafatanyabikorwa b'akarere ka Gasabo ni abafatanyabikorwa mu by'ukuri twagira ngo tubabwire ko baba bari kumwe n'ubuyobozi bw'akarere umunsi ku munsi, kuko bagira uruhare mu bikorwa bitandukanye bibasha gutuma iterambere ry'akarere bigerwaho. Mvuze muri makeya, uyu mwaka turimo dusoza wa 2022 2023 w'ingengo y'imari, ni uko navuga ko ushojwe abafatanyabikorwa batandukanye barabashije kwegeranya ubushobozi bugeze kuri miliyari 3 na miliyoni 2,782 n'amafaranga 637. Ayo mafaranga yose abafatanyabikorwa batandukanye yagize uruhare mu mihigo gusa y'akarere, ntashyizemo ibindi bikorwa bitandukanye. Bimwe muri ibyo bikorwa ni uko hari inka zatanzwe, amatungo magufi yatanzwe, by'umwihariko twavuga operasiyo y'ubuyobozi bw'akarere bwateguye tukajyanamo twese n'abafatanyabikorwa yo kwagura byari inka, aho abafatanyabikorwa babigizemo uruhare n'urwo rutandukanye. Hari abarangije imyuga bageze muri 962 bahawe ibikoresho, hari abaturage 2712 bo mu murenge wa Gikomero bahawe amafaranga yo kubafasha kwiteza imbere. Hari ibiti by'imbuto bigeze ku 745 abafatanyabikorwa bateye ahantu hatandukanye. Hari ukwishyurira abana batishoboye bageze ku 14,224. Hari abana bageze ku 2,697 bahawe ibikoresho by'ishuri. Hari za ICT zubatswe ndetse zinashyirwamo ibikoresho. Hari gutanga insimburangingo n'inyunganirangingo zahawe abatandukanye. Hari gutanga ibikoresho by'isuku. Hari ukwita ku burezi bw'umwana w'umukobwa, aho babashije gufashwa mu guhabwa ibikoresho by'imyuga babaga basoje kwiga. Hari operasiyo twa Smile yo kunganira amashuri mu kugaburira abana ku ishuri. Ayo ngayo nayo abafatanyabikorwa bagizemo uruhare bafatanyije n'ubuyobozi bw'akarere. Hari ukubakira no gusana amazu y'abatishoboye ageze kuri 37. Hari ukurwanya imirire mibi, ibyo nabyo abafatanyabikorwa barabikora. Hari ibirebana n'uburezi nk'uko mwabibonye, iterambere ryose rishingira ku burezi, abana ndetse n'abantu bakuru. Abafatanyabikorwa bagira uruhare mu guhindura imitekerereze ndetse n'imikorere biganisha ku iterambere ry'abaturage b'umujyi wa Kigali. Nyakubahwa muyobozi wacu, nagira ngo tubatangarize yuko urugendo jafu yakoze nta naho ruragera, ariko yifuza yuko mu ngengo y'imari y'akarere itakagombye kugiburamo ibiri kuri 50% kugira ngo koko tubashe gufatanya muri urwo rugendo. Ibyo no kubigeraho birasaba uruhare rutandukanye, cyane cyane no bukangurambaga urwego rw'abikorera kugira ngo rurusheho kugaragaza ibyo rwakoze, kuko turabizi ko bakora byinshi ariko bimwe na bimwe bitagaragara mu maraporo. Ibyo bizabasha gukunda ntitubasha kubyegeranya. Nkaba nagira ngo rero muri aka kanya, muri uyu mwanya mu mpaye, soze nsabira nyakubahwa Vice Mayor, nk'uko mwabibonye ubwo twasuraga amasandi, dufite abafatanyabikorwa bageze ku rwego rushimishije. Dufite byinshi bikorwa mu karere ka Gasabo bikeneye gushyirwa ahagaragara kugira ngo bibashe kugurwa. Akaba ari muri urwo rwego twasabaga ko muri expo iba itegurwa buri mwaka, umujyi wa Kigali wajya ubonera amwe mu masandi abo bafatanyabikorwa b'akarere ka Gasabo bibumbiye mu makoperative abasha gukora biriya mwabonye bikorerwa iwacu, kugira ngo babashe kubona aho babigaragariza, babashe kwinjiza amafaranga, kandi noneho koko n'abantu bari kujya barushaho gutekereza kujya kugura ibyiza hanze natwe tubifite. Ikindi tubasaba kwa Vice Mayor ni uko mwakorera ubuvugizi
amakoperative ndetse n'abikorera nk'uko mwababonye. Tumaze kugera ku rwego dufite za sosomati, dufite urusenda, dufite ibitandukanye, dufite amavuta arwanya cyangwa se ahangana na kanseri ya prostate bikorerwa hano mu karere ka Gasabo nk'uko mwabibonye hariya. Ibyo byose birahari, ariko akenshi iyo bitabashije gushyirwa ahagaragara ba nyiri kubikora bamera nk'ababiheranye. Twifuza yuko umujyi wa Kigali uciye mu rwego rw'abikorera rw'abanyamahoteli biriya bikorerwa iwacu, mbere y'uko batekereza ibyo hanze batekereza iby'iwacu bitewe na polisi na guidance mwabasha gushyiraho, kandi birashoboka. Tukifuza yuko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwazareba uburyo hashyirwaho amabwiriza cyangwa se umurongo wakorohereza abantu bakorera iby'iwacu hano kugira ngo ibikorwa mu mahoteli yo biva hanze bibashe kugabanywa, ariko duteze imbere iby'iwacu kuko bimaze kuboneka kandi bihari ku rwego mpuzamahanga. Aho nagira ngo mbashimire kandi tukomeza ko bizeza ubufatanye muri rusange. Murakoze. Umuyobozi rero munyemereye kugira ngo dutunguze uburyo mwese dusabe umuyobozi w'imiyoborere myiza mu karere aje atubwire uburyo bagiye guhemba ibyiciro bitandukanye, kuko umwaka turi kugeza ku musozo w'ingengo y'imari. Hari byinshi biba byarakozwe ari akarere ndetse n'abafatanyabikorwa ndetse n'abaturage bagasaba muri rusange. Ni ngombwa rero ko iyo abantu bakoze bose harimo ugaragara ko yakoze kurusha abandi n'ubwo n'abandi baba barakoze. Karibu director mudufashe kugira ngo twihutishe abayobozi bafite gahunda zitandukanye kugira ngo iki gikorwa cyo guhemba nacyo kidatwara umwanya munini, kugira ngo nacyo tubashe kugera ku musozo. Visi Meya w'Umujyi wa Kigali akaba n'umushyitsi mukuru, nyakubahwa umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo, nyakubahwa perezida wa JAF, munyemerere kano kanya tugeze ku mwanya mwiza urebana n'imiyoborere myiza. Nk'uko mubizi buri mwaka habaho imiyoborere myiza, hakabaho kugenzura urwego rw'akarere, rugenzura urwego rw'imirenge, hakagaragaza umurenge witwaye neza kurusha iyindi, hakabaho no kugaragaza utugari dutatu twitwaye neza kurusha utundi, hakabaho kugaragaza n'imidugudu itatu yitwaye neza kurusha iyindi. Muri izo nzego zahize izindi hatoranywamo umudugudu wa mbere ukagenerwa igihembo cy'ishimwe, hagatoranywa ndetse n'akagari ka mbere nako kakagenerwa igihembo cy'ishimwe ndetse n'umurenge wa mbere. Kano kanya banyakubahwa munyemereye twabatangariza umudugudu wabaye wa mbere, akaba ari umudugudu wa Gicikiza wo mu murenge wa Kinyinya. Nyakubahwa perezida wa JAF, munyemereye mwaza mukadutangira icyo gikombe mukagishyikiriza umuyobozi w'umudugudu wa Gicikiza. Yakwigira hano imbere. Mukadutangira igikombe cyagenewe akagari ka Bibare umurenge wa Kimironko. Ukiri ushinzwe ibikorwa remezo mutwemereye mwadutangira iki gihembo. Imidugudu uko ari 15 yaratoranyijwe, n'utugari uko ari 15 twaratoranyijwe, twatugeneye seritifika, tukaba
dushimira abayobozi abo ari bo bose bagize uruhare, kuko uku kwesa imihigo niko kuganisha akarere mu kwesa imihigo. Murakoze. murakoze kugira ngo tugeze ku mwanya mwiza nanone wo kuremera. Hari hamaze gutangwa ibihembo ku byiciro by'imiyoborere y'igihugu cyacu kuva ku mudugudu kugera ku rwego rw'umurenge, ariko buriya umurenge wabaye uwa mbere ni akarere kaba kabaye aka mbere, ubwo akarere nyine ka Gasabo murabyumva. Abafatanyabikorwa bacu rero batandukanye muri gahunda zitandukanye, tugiye kuremera muri gahunda ya mituweli ubwisungane mu kwivuza. Hari imashini zigera kuri 37, hari amatungo ihene yo ntabwo yaza hano ariko turayafite, turizera ko abayobozi barayakiriye agera kuri 58 amatungo magufi, ndetse hakaba n'inka zigera kuri 18. And now we recognize the presence of direct aid as the one who holds this event and who has in hand with this event of for giving a support for community health insurance. And come forward please, and your demo please, and the domino will facilitate. Thank you. Perezida wa Jafu nawe yahaguruka kuko nawe n'abantu ashinzwe. Ibi nari mbabwiye byose bikubiye muri ariya mafaranga bira byose mwari mubonye. Just we say thank you and feel at home. We are welcome once again. The Gasabo district is recognizing our support. Thank you. Bafatanyabikorwa b'akarere ka Gasabo, bakozi b'umujyi mukorera ku karere ka Gasabo n'imirenge y'akarere ka Gasabo muri hano, munyemerere nongere mbasuhuze mwiriwe. Ngira ngo uyu ni umwanya mwiza wo kwishimira ibyagezweho ku bufatanye n'abafatanyabikorwa b'akarere muri uyu mwaka w'2022 2023 turimo dusoza, aho hari ibyavuzwe byagezweho nk'uko perezida wa Jafu yabigarutseho, ndetse by'umwihariko tukaba twanashoje tumurika bimwe mu byagezweho, kandi nanone hatangwa n'impano cyangwa se ubufasha mu rwego rwo kuremera abantu kugira ngo umwaka utaha harusheho kugerwaho byinshi. Niyo mpamvu rero ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali twaje kwifatanya namwe mu rwego rwo kwishimira ibyo byagezweho, ndetse no mu rwego rwo gusoza imurikabikorwa. Turashimira abafatanyabikorwa b'akarere ka Gasabo mu nzego zitandukanye ku bikorwa bagiye bafatanya natwe, nk'uko byagiye bigaruka aho twagiye duca ku masandi, byagiye bigarukwaho binagaragara ko biza bishyigikira cyangwa se bigaragara muri za nkingi eshatu, ndetse bikaza binadufasha n'ubundi muri ya gahunda yo kwihutisha iterambere ry'igihugu no guhindura imibereho y'abaturage nk'uko tubisanga cyangwa se tubisabwa na NST1. Iri murikabikorwa bikozwe igihe cyiza, n'ubundi turimo tugana mu mwaka wa nyuma wa gushyira mu bikorwa ibikorwa biri muri NST1, ndetse bikaba ari n'igihe cyiza nanone kubera ko ari igihe nanone umujyi wa Kigali n'inzego ziwugize turi muri gahunda y'igenamigambi ndetse no gutegura ingengo y'imari, aho hari ibyifuzwe bisaba ko bishobora gukorerwa ubuvugizi, ndetse nanone ari n'ibyifuzwe by'uko
mu ngengo y'imari habonekamo uriya mwanya nyine wa 50% mu bikorwa n'uturere bishobora kuba byaterwa n'inkunga cyangwa se mu buryo bw'ubufatanye na JAF. Turabashimira rero abagiye bagira uruhare muri ibi bikorwa by'imurika. Mpamya ko hari abatarabashije kuza kumurika, ariko kandi mpamya ko n'abari benshi, kubera ko uretse ibi bikorwa byagiye bigaragara uburyo bifasha mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu mu buryo buri direct, ariko ibi bikorwa byagiye binafasha mu gutanga amahugurwa no kongera ubumenyi bw'abatuye akarere ka Gasabo, bikanafasha bamwe kuba bashobora kubyigiraho nabo bakihangira imirimo. Ikindi nanone bikanadufasha muri ya gahunda nyine yo kongera umusaruro. Ikindi nk'uko byagiye bigaragara, hari ibikorwa bimwe bigiye bishamikiye ku buhinzi bigaragaza ko uburyo bikorwamo bigenda bitanga ubumenyi ku batuye akarere mu gusobanukirwa uburyo uwo mwuga w'ubuhinzi n'ubworozi ukorwamo, ndetse kandi nanone n'ibigendanye n'imirire hagamijwe kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, ndetse no muri rwa rwego rwo kurandura imirire mibi. Muri uyu mwanya rero twishimire ibyagezweho, nagira ngo dushimire n'abakozi bakorera mu karere ka Gasabo n'imirenge yawo, abakuru b'imidugudu ndetse n'abaturage muri rusange b'akarere ka Gasabo, umuhate bagira mu gukora cyane no kwiteza imbere hagamijwe nyine kuzamura ubukungu bw'igihugu ndetse no guhindura imibereho y'imiryango yabo. Munyemerere mbashimire abitabiriye kino gikorwa kandi mbifurize no kugira umunsi mwiza. Murakoze.